Mwagiye mubona akavideo kari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Maitre Nzovu arimo yinjira kuri stade ariko anyuze munsi ya grillage. Yinjiye muri stade. Abaturage ndetse n'abafana bari aho hafi Mr. Elephant. bamerewe bate Rwanda. Ese koko nibyo Maitre Nzovu yabayishuzwa amafaranga ngo kubera ko yinjiye kuri stade atabeherewe uburenganzira ndetse nta n'itike afite? Mwagiye mubona akavideo kari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Maitre Nzovu arimo yinjira kuri stade ariko anyuze munsi ya grillage. Yinjiye muri stade. Abaturage ndetse n'abafana bari aho hafi baravuze bati mureke yinjire, mumureke yinjire, ariko bagerageje kumusubiza inyuma. Maitre Nzovu aravuga ati ubundi ikipe sinya wifana gusa mu Rwanda. Ati none se muratuma ninjira kugira ngo bigende bite? Iyi video yakomeje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Buri muntu wese ari kugenda repostinga avuga ati Maitre Nzovu koko ingwe ntore yishakira inzira. Hari mu ijoro ryo kwa gatanu saa 12 tariki 15 z'ukwa munane 2025 ubwo Rayon Day yabaga. Rayon yari yakiye Young African. Murabizi byabereye muri stade. Ariko nanone ikintu gikomeje kugaruka n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse abantu bakomeje gucicikanya video ya Maitre Nzovu uburyo yinjiye muri stade anyuze munsi ya grillage. Nzovu rero ugomeza gutangaza mu bitangazamakuru ko akunda ikipe ya Rayon Sport ndetse yanga n'ikipe ya APR. Murabyibuka yerutse gutangaza amagambo akomeye cyane avuga yuko APR none zarye ibitego 10 ukubera ko Pyramide ngo ubwa mbere ritsinze ibitego 5. Ati noneho ibitego 10 zabirya pe. Kunzi bare umwese muzambara imyenda ya Pyramide muza dushyigikira iriya kipe nibura yaruke ubushize yakubisa APR ibitego 5. Muhereka nyamba Pyramide. Ngaho rero aba bafana ba APR bamwanga urunuko, ariko nanone abafana ba Rayon Sport iyo bamubonye bamuterura mu birere bakavuga ati ubundi ni wowe wacu. Ati ukunda ikipe ya Rayon Sport koko? Ariko se nubwo akunda ikipe ya Rayon Sport, aya mafaranga bagiye kumwishyuza ahari azayatangara cyangwa abakunzi ba Rayon Sport bazayamwishyurira hanyuma ave mideni ngaberemo Rayon Sport? Rayon Sport nako mwapa APR kina Pyramide ano ku mahoro. Abakunzi bare umwese muzambara imyenda ya Pyramide muza dushyigikira iriya kipe nibura yaruke. Ngibyo bituma abafana ba APR bamwanga urunuka, ariko nanone abareba bakamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ari benshi cyane bitewe n'utugamba agenda acomekamo iyo arimo aganira n'ibitangazamakuru bikorogoshora abafana ba APR. Ati muzaze muri benshi hanyuma dushyigikire iriya kipe Pyramide izatsinde APR fuze ibitego byinshi. Miliyoni 140. Miliyoni 145. Pyramide miliyari. Ubwo amafaranga bamuguza sibyo bitego azatsinda APR. Yewe Nzovu yasetsa n'uvuye gutanyina. Gusa nubwo wumva ari masetsa ku mbuga nkoranyambaga, abanyarwanda bose baramukunda bititaye ngo afana ikipe ya APR cyangwa se afana Rayon, kubera ko buri muntu wese abashaka ibyishimo ku mbuga nkoranyambaga. Rero amagambo asekeje nk'aya ngaya Maitre Nzovu aba yashoboye kuyavuga, kandi amagambo buri muntu wese yanaseka. Gusa nanone nitwibagirwe ko iyo ageze gusebya ikipe ya APR akubita atababarira avunira mu mavi. Ariko nanone uyu mugabo video yakomeje gucishikana ku mbuga nkoranyambaga, abantu barimo bavuga bati Maitre Nzovu azi kwishakira inzira, ariko nanone bakaba banditse bavuga bati Maitre Nzovu agomba kwishyura amafaranga ngo kubera ko yinjiye kuri stade atishyuye. Muzi Rayon Day amafaranga bari bakeneye ikipe ya Rayon Sport. Uyu mugabo we yaciye muri humye rero hanyuma yinjira muri stade atishyuye amafaranga, none ngo ubungubu agomba kuyishyura umukino wabaye kwa gatanu. Ariko bitewe nuko video ikomeje gusirikira ku mbuga nkoranyambaga bata amafaranga agomba kuyatanga, ariko se umukunzi wari gikundiro ni ngombwa ko aya mafaranga atangara? We yarivugiye ati ngiye mundeke ninjire, nkuko abantu bari kubivuga bari hanze aho ngaho bari bategereje kwishyura hanyuma ngo binjire. We hahise baca muri humye anyura munsi bamufatiramo hagati, aravuga ati ubundi muri kunyishyuza ibiki? Ikipe ko nyimukunda
ubundi murambaza iki? Arakomeza arigendera. Ariko ngaho bigeze ubu ngubu aya mafaranga agiye kuyishura. Ese Maître Nzovu aya mafaranga yabona yo kuyishura ra? Dore ko tubona ko yikorera ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga, ariko hari amafaranga bamuha nayo kwinywera inzoga. Umuntu araza akamugura inzoga hanyuma akamwihera interview, uwo muntu aha interview akagenda akirira amafaranga Nzovu ari kwinywera inzoga we. Ngayo ngo kureba ngibyo bya video ya Maître Nzovu iri gucishigana ku mbuga nkoranyambaga yinjiye muri stade anyuze munsi y'amagiriyaje. Ariko ngo aya mafaranga agomba kwishura bubi na bwiza, ati ntago byarangiye kuri stade gusa, ngo ni waba ukunda ikipe ngo hanyuma ugiye kuyiba. Ati kuko amafaranga ava mu bafana ndetse n'abakunzi bayo. Ayo mafaranga rero gagomba gutangwa. Ngayo ngo kureba reka nkwisabire kunshigikira hanyuma ukane kuri buto subscribe kugira ngo amakuru nzajya nkora azajya ahita kugeraho mu bambere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.